Okay, hanyuma rero reka tubahereze ikaze kuri Vision Mind TV, aho tugenda tubagezaho byose mwifuza muri ubu buzima. Please nono tugenda tubakubita update every day every time, just nta mwanya tubona wo kuruhuka kubera ko twarabyiyemeje byanze bikunze tuzagenda tubona umusaruro feedback uturutse kuri mwebwe. Uyu munsi rero turi ku munsi mwiza, akazuba kameze neza nta byadanje. Hanyuma rero tugenda tubereka eneo zitandukanye nk'uko muri kubibona. Undi barakubwira mu karere ka Karongi ni tumwe mu turere tugira icyo bita imisozi papa, imisozi imwe iri touristique cyangwa se ya misozi wakwifuza kuba wasura. Akarere gafite imisozi myiza itegamye ariko n'ibibaya rimwe na rimwe hagakubitiramo n'amasoko ndetse n'amazi nk'uko tugenda tubibabwira. Bimeze bite rero? Cameraman uraza kumfasha hariya. Hano nkuko muri kubireba hakurya ni Nyange, hakurya yanjye ni Nyange. Cameraman araza kubabereka fresh. Nyange hakurya, umusozi wa Karongi wo murawubona n'ubundi nk'ibisanzwe kama kawaida. Umusozi wa Karongi hariya, uyu ni umusozi presentinga akarere ka Karongi. Hano rero nk'abandi mu birometero nka 6, 7, 8 uvuye mu Nyange, ariko nta kayira kamenyekanye, nta kayira kazwi, ni ahantu umuntu wese wabaye mu Nyange ashobora kuvuga ati my godness, what is this? Aka kayira rero murakabona. Hanyuma rero hano mpagaze ku cyo bitaga Mure. Iyi Mure rero irazwi, ubundi benshi bagiye bayitirira akazi utuzina twinshi cyane. Akoreka nzize cameraman asa nk'ahagarara hariya. Iyi Mure yinyereke. So iyi ni Mure. Iyi Mure rero nta muntu utayizi waje kubetesha muri imyaka 10-20 ishize. A big appreciate, big time. Hanyuma rero Mure murabizi ko utarari ibigori byanga kawunga yanga ibeteshejwe mbere yuko twajyaga kwa Murigande. Murabizi ko iyi boro iyi Mure niyo ya mbere yabeye. Iri heherere munsi ya Ndekape mu kayira kava ku isoko kari munsi, usa nkaho werekeza ku Kiliziya wambukana hehe mu Nyange. Uyu munsi rero MC nizo nkaba naje kubereka Nyange aho ibintu bimeze fresh sana. Ntaribi ndaza kubereka Nyange igice cyo hepfo kuri Vision Mind TV, mbereke Nyange ku rusengero, mbereke Nyange munsi yo kwa Muhasho gato, mbereke Nyange hagati, mbereke Nyange iburyo n'ibumoso, kugira ngo abantu babe bahatuye bari muri Amerika, bari muri Norvège, abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri New Zealand, abari mu Rwanda, Kigali, Musanze, Rubavu, hehe na hehe, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengera bwaryo, abari mu nkambi ya Kiza Quartier 9, 10 kugera mu ya mbere. Ndaza kubereka Nyange abantu bayituyemo big time, big appreciate this MC Arsenizo, the one and the only, from east to the west. I am the best. Kabisa ewan. Tugenda tubereka Nyange, turi kwerekeza Nyange, ibintu bimeze neza cyane. This MC Arsenizo. Makesa avuye kwa Bisore. Bimeze bite? Amakuru uvuye he? Uvuye mukazi. Ukorera he? Hano mu Nyange. Ariko utuye mu giturage? Utuye hehe? Nyaruyaga. Nyaruyaga. Akazi karasoje se? Kutaje kareze? Ukora iki? Nzaguha ikiraka. Yewe. Yede ubufundi byose. Oye de ubufundi. Uzi kubaka igitanda cyane ku buryo bukomeye. Igitanda cyubakira ngahe? Mbwira ngiye nanga ibiraka byatari ngiyewe babanyita MC Arsenizo. None ukora igitanda cy'ibihumbi bingahe ko hano bajya baduhenda? Kuvuga ngo hari ibitanda by'abafundi bigeze kuri 32. Na 40 biterwa n'icyo ushaka. Kimwe gifite akabati hejuru. Kiriya gifite 45. 45. Kiriya gifite utubati two kubikamo amafaranga. Biterwa n'amafaranga yarabaye menshi. Okay. So nitwa Arsene uzambariza ngiye ndazwi sunzi. Nara kwa Bisoro wageze bakundangira. Ibintu bikagenda neza cyane.
twerekeza aho bita Nyange wa Nyange. Imwe muri quartier zagiye zikundwa ku buryo ko abantu baragiye barazidusaba, bamaze kuzidusaba baravuga ati uzagaruke mu Nyange utwereke muri quartier zitandukanye, quartier ya Nyange ariko village zitandukanye, harimo aho bita kwa ba Erikson, Eric Mugabo Eric Mugabo nawe akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari CEO, umuntu mukuru cyane twemera. Nimero tukaba turi kumwe n'abantu benshi bagiye, abo bita ba Muhire, abo bita ba Ruyomiki, abo bita Shimwe wa Matama, tukibutse ko nawe Petit Frere yavuye ahangaha kabisa, namushimireje ubundi haje mu Rwanda antamo, arambwira ati grand frere manuka ku mazi ubundi njyewe urisha isi, ariko ibyo ukora ndabyubaha ndabya appreciatinga, tutibagiwe mukuru we bita Veda. Veda kabisa nawe yararanga, ibintu bimeze neza cyane, bimeze neza cyane. Noneho turakubita hagati, hanyuma tuze kuzenguruka muri iki gice cyo hepfo ku kiliziya. Ibintu bimeze neza cyane. Yo oya vamo nyine, nose njye hari uyigutunze, njye ndayigutunze, vamo cyangwa se uduheze n'ikiganiro nta kibazo. Okay, turi kwerekeza mu Nyange ahangaha aho bita muri quartier ya gatandatu hagati. Ibintu bimeze neza cyane. Kora subscribe, share, comment and like kuri Vision Mind TV. Ahangaha noneho akaba ari hagati Nyange, hagati Nyange ndetse okay, nuvuga ngo rero urabona cameraman aza kumfasha, iriya kiliziya muri kureba hariya hakurya, hariya kiliziya barakivuguruye, sorry, barakivuguruye, kiliziya barayivuguriye muri kuyibona. Hanyuma rero iyi ni maternelle, hanyuma rero Inyange iri mu byiciro bitatu. Hari Inyange rero yo hepfo gato kujya ku rusengero rw'abadive, hari hagati hano yo kujya aho bita kwa Bashimwe wa Matama hagati ukuntu, noneho akongera hakaba no mu gice cyo hirya uri kujya kwa Niyo Mugabo aho yari atuye. Hanyuma rero twe tugiye kubakubita he? Namwe twe tugiye kubakubita hagati, urumva? Tugende tuzenguruke tubakubite ku rusengero rw'abadive, dukomeza tugaruka ahangaha. Hanyuma rero nibi nakunda wenda time sinzi neza bijyari, ariko turaza gukora ibikwiye kubera ko Nyange mwarayidusabye, Nyange murayikunda. Nyange ni kimwe mu bikorwa mukora kandi mutwereka umunsi ku munsi kubatembereza mu quartier. Hanyuma rero kora share, comment, likes and byose subscribe, ibikorwa byacu ubikundishe abantu. Okay, nibyo twari turi kubabwira rero ko nundi Nyange kabisa tugiye kubatembereza twerekana, barayidusabye abantu bagenda badusaba amakartie, kandi tuzagana tugenda gake gake tuyakoraho. Urugero nkanga dutangire nkanga dore kwa gato vie nyakwigendera sohera uko ridashira, ariko umuryango we ukaba uri aho bita muri Norvège je pense, ariko bita Gakuru na Gato bakaba bibereye Kigali, ariko tugenda tubasuhuza ahangaha rero ahangaho bakaba bibereye hirya hakurya, dusuhuza Bienfait, dusuhuza abahungu benshi cyane barimo batandukanye. Hano rero twarahaberetse, iyo wumvishe kwa Mbanza mu Bufaransa ni ahangaha, cyangwa se kwa ba Diane Chiriri akaba ari ahangaha. Ibintu bimeze neza cyane. Ahangaha akaba ari kwa Mbanza, akaba yagiye mu Bufaransa. Muze mumeze mutese? Urakomeye? Tuba tugenda dutembereza abantu amakartie gake gake. Oya ni njyewe bari gufata, ntabwo ari wowe. Hanyuma rero hano akaba ari kwa Bisore. Bisore rero muramuzi,
akaba ari umwe mu bajene biteje imbere, akaba ari kwa Papa Prince, akabari keza gafite biare ndetse kakagira kontwari nini, kakagira aho kwicara, kakagira ahantu harenze ntabwo ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma rero ni hano kwa Bisore, ugera hano ukinjira, hari za biare, hari ibiki byinshi cyane, ibintu bimeze neza cyane. Kwa Bof rero hameze neza cyane. So hanyuma rero dukomeza, ahangaha rero ni hagati nkuko twari tubibabwiye, tugenda tumentioninga. Ndi kumwe n'umuhungu wanjye aragenda amfasha kumenya bamwe mu bari batuye ahangaha. Hano bimeze bite se? Ariko bande ahangaha hano imbere hari hatuye abajibi babitaga ba Cyarusi, kwinzu yanyu imbere bita ba Cyarusi barabaza, bari batuye mu Nyange. Twakomeza tugacana cyane rero twaciye epfo sinzi. Tugace epfo byaba ari fresh. Hano hepfo turazamukira. Okay. Babikore. Akuna. Hanyuma rero nibyo turi kubabwira, ahangaha ni Nyange. Twaba tugeze kuri toilette ya mbere muri Nyange. Ahangaha toilette murazibona, usa nkaho uri kwerekera muri ka gahanda, muri ka kayira kajya kwa Muhashi cyangwa se gakomeza gatambika. No bimeze fresh sana. Iyi akaba ari Nyange. Nyange akaba ari imwe muri quartier zagiye zubaka amazina pe, zubatse amazina kubera ko hano havuye aba fashion, havuye aba star, havuye abantu batandukanye. Ese Jabre, tutari umwarimu wagiye yitwa Ndera wese, umwarimu yabagira uwo iyo geto yari umuji bita Trezege. Trezege yagiye USA. Okay, ko ndibuka ajya no gusezera ko hagiranye mwa kwa Trezege ibintu bimeze neza cyane. Uzanyumfasha ahangaha rero Nyange ikaba ifite icyo bita view papa. Ngo uhagaze hano Nyange ushobora gukubita hakurya mu musozi, ugakubita hakuno ahantu bita mu Kiziba. Cameraman baza kumfasha, uri hano Nyange, hano mpagaze mu gice cyo hepfo, urareba ugahita ukubita view yo mu Kiziba neza. View yo mu Kiziba kabisa. Bazinzira ajyaga mu hantu bita mu Kivuruga, ni hakurya muri kuhareba. Kakayira kajya mu Kivuruga ne ngaho kabisa, ariko kagaragara hakurya. Hako rero Nyange yateye imbere. Izi toilette zimeze nka za zindi zo muri muri UNICEF, toilette za kijyambere. Ahangaha rero akaba ari Nyange. Nyange kabisa, tukaba turi kwerekerana hano hatuye abasitari benshi cyane. Hatuye abakapo bita ba Nick P Wale. Nick P ni hano ruguru, imbere y'icyo kigega. Imbere y'iki kigega kabisa niho hari kwa Nick P Wale. Ni nyuma ya mpanga yanjye ni Ndera. Papa Shairine kabisa. Shairine bamwana ko yabaye umuhinde. Shairine ahagaze muri Amerika, ukaba kaba umukobwa mwiza rwose. Kwa Nick P Wale hano wa Papa Shairine. Kwa Nick P Wale niho atuye nyuma y'ako kazi. Papa Shairine hano tumusuhuza, wowe bita Juste. Papa Shairine kabisa dakaboto ni ibyishimo. Ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo uzengurutse ahangaha uzengurutse ahangaha inyuma gato ni kwa Clever. Gusa n'ibihe byose n'ubwavuye mu muziki. Hariya urajya hariya. Ni kwa Nick P Wale, ni inyuma ni kwa Clever, kwa Eric Mugabo. Kwa Eric Singenda nyisura. Nubango ahangaha uri kureba ariko Shairine rakarumwa yitwa ni Shairine. Shairine yaratuye hano kwa Nick P Wale, ni nyuma gato ni kwa Clever. Hano twatuye abastare gusa. La wakapugusa. Nubango aho kwa Shairine akari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukobwa mwiza, niyo mugabo nawe umeze nka bunda sana Ashwari ya Rai. Ashwari ya Rai. Umuhinde kazi
hanyuma rero hano ukureba akaba ari kwa ba Nick P Warren yahoze ari kwa Nick P hano kwa Charline kwa Justin umupapa wakunda gukora cyane yorora n'iki akaba rero ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma hano akaba ari kwa ba Nick P Warren. Nick P Warren akaba ari muri Finland. Nick P Warren ni Finland, yagiye Finland akaba ari n'umuhanzi ukomeye cyane ko yaherutse no mu Rwanda ari gukora indirimbo, harimo ba Papa Sava na ba Benda n'abandi benshi cyane. Nick P Warren ibintu bimeze neza cyane. Noneho ukaba Eric Mugabo ubwo turazenguruka ubwo twazenguruka inyuma y'inzu tukajya turanyuranga Medi salama ntabwo bakiri inzira ahangaha hari inzira ariko uramanuka mu bumoso ni mu bumoso kwa Nick P Warren turi ariko kwa nani kwa Mugabo ni turakata gutya ni inyuma reka nze twese bagiye bayongera rumva inzira zagiye ziba bamwita CEO kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari n'umwe mu basapota turanyura ahangaha kabisa hehe turebe aho yatobeye akonda umuhungu Eric ntabwo dupompaje se aho yatobeye akonda ni inzu mani iyi ngiyi kabisa barahafunze ariko ni iyo bande ba Clever gusa ni Clever kabisa iyi nzu umuryango wari imbere ariko bahise bawuhindura abashani imbere nyine wabaga imbere gutya. Ahangaha rero nkuko muri kubireba hano uyu muryango hano kwa Clever ndetse kwa Eric Mugabo ngo inyuma niho habaga umuryango ariko ubu barawuhinduye umuryango uza imbere ngo hano hari inyuma ariko bitewe n'uko imbere bahubatse ngo bahise bahindura umuryango kugira ngo bange akavuyo zimwe ya hato na hato. Akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Eric Mugabo tukaba tumusuhuza cyane tumushimira cyane ko agenda agira n'uruhare mu gufasha industry ya entertainment hano mu nkambi ya Kiziba. Vision Mind TV mushimira cyane kuko ari mu bamwe mu ba CEOs dufite kandi beza cyane. Aho ni ibumoso hari atuye umukinnyi w'ibihe byose wa Nyange bamwita Mahoro mukuru bita David aho yatobeye akondo kabisa. Ahangaha Mahoro yakiniye Nyange yakiniye Nyange byatari ibihe byose abahe USA ntabwo USA ari USA bane Nyange ko bashize abungura mwohereza amafaranga iwanyu dore aho mwatobeye akondo mugende mugire mutanga amafaranga bubake n'udupangu tuzima dore amarira hano twagiye bro. Let's go. Turamanuka gato turagera aho bita kwa Kayamba. Let's go kabisa. Ese turakata iburyo se tugatambika turakata kwa Mishandamo. Kwa Mishandamo turakatira ahubwo reka nze tumanze ku rusengero barudusabye benshi cyane. Ahangaha si wamuhaye record yasubije hamwe gusuhuza Nyange Jabe none abantu babatuye hagira ahangaha se ahangaha abantu bari batuye ntabwo mbibuka kabisa. Ntabwo bibuka hano hari mu giturage meze bite kwa Ruzi Nyange hano bari batuye bari bagiye muri Amerika batuye hano tumanuka hano hepfo ku rusengero amarira dufatira ji hariya hepfo bimeze bite uramwita Saibo Pedro kugusuhuza mwene kuri kamera ni amarira buri gihe ko atinya kamera. Ahangaha rero nkuko muri kubireba cameraman ushaka wabura aho ngaho hagarara aho ngaho yifate neza ngo uru n'urusengero rwa Abadventiste b'umunsi wa karindwi rwo mu Nyange aho bita kwa Kamudusa ngo rero abajene banateye imbere dore umuriro
dore muri urabyerekana bibaze ko abajene bafite ikamba kabure ivuye hano igakubita mu misozi iri hakurya bagiye bakura umuriro mu bashimira kugeza mu Nyange tunaboneraho gushimira amakota abadive nta mikino ngo rero rukaba ari urusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ahangaha twarahasengeye abantu basengeye ahangaha big shout to you abari muri Amerika bari muri New Zealand bari muri Finland Denmark abari mu bihugu bitandukanye tubabwire ko abantu basengeye ahangaha mu Nyange nyaboneka ibintu fresh ahangaha bashaka kunkubita copyright twakata hano ariko ntabwo mugaragaza kwa Kigango kwande kwa Kigango kwa Kigango zira copyright ahangaha rero turi kumanuka abantu bari bazi kwa Kigango ni hano twaroroye turorora ahangaha abantu bazi ko kwa Kigango kabisa umusitari musani umupapa uzwi cyane wagiye umenyekana mu nkambi ya Kiziba n'ahaturiye hafi aho ngaho tuzamukire hano ibintu bigenda neza cyane hanyuma rero kwa Kigango akaba ari ahangaha hano akaba ari urusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi hanyuma rero twe turukata tugenda gake gake tubereka quartier ya Nyange ibintu bigenda neza cyane hanyuma kora share comment subscribe likes ibikorwa byacu bikundisha abandi kugira ngo ibintu bigende neza cyane Nyange 7 days ukaba hari Nyange 7 day Adventist Church gakamere neza kazuminga aho ngaho abantu bahasengeye abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari hakurya hakuno Nyange hasigara abasirimu hari imirinda nkuba umuriro ibintu bimeze neza cyane tunashimira abantu bagiye basengera n'abantu bagiye batanga support urusengero rukubakwa kuno urusengero rwari rw'ibirere kuva kera rwabaye rw'ibati hano ni bande ahangaha urabona ko ari mu nkengero bagiye bahasatira ariko rero hamwe tugomba gushimira abantu bagiye batanga support man ku cyerekeranye n'iki cyerekeranye n'ibiceri kwa mishana dukubita hano turahingukana kwa mishana dukubite gutya dutambike nibyo byiza ngo abantu gasigara ahangaha sibyo musigare nkubu tubarenga abantu ugasanga rwose bagiye babitanga bitewe nuko basengeye ahantu nta kayira karahari hano tubari baragiye barubaka kabisa danje hano rero turi kwerekeza muri za quartier rero twe twabaye mu Nyange turazizi hano nani bisore yimukiye ahangaha rero ubona Nyange ahangaha ni ku musore bitaga Jeunesse kabisa USA story numvishe ngo hari umujene wariye miliyoni 9 arazazimba hano muri England miliyoni bariye baragiye baturitse umusaza hano y'abantu nanjye Feda ndagusuje aho twanyuranye izi quartier kiba hirya tarajya muri Australia mwana wa mama cameraman yadufatira ira antenne ariko abantu barayizi benshi cyane antenne imeze fresh bajyaga kwa Murigande kabisa bari kuhabona ahantu bacaga inzira y'inzitane byataje hano bita mu Kamina bari kuhabona bose bahazi bahita bahabona bahita mu kwezi kabisa quartier tugiye kwinjira muri ni quartier bitaga kwa Kadoso
ahantu bitaga kwa Kadoso kabisa, abantu bari batuye kugera imbere ni kwa Shizo. Shizo bamujyanye New Zealand, bagiye batatanya abakoboye bose. Shizo ntiyabaye n'umusitari mwa? Shizo yari atuye ngaho imbere, ni benshi cyane bita ba Baraka, ni benshi byataye. Ubwo rero hano Dore barayifunze. Ningiye kwa akabebi ka Costa, ningiye ku muryango wabaga harobye. Iyi niyo geto yari yacu. Uziko imbwa. Senira. Iyi geto rero, iyi geto namarira. Baraka. Nagaza Baraka kwa Kaburame. Hari akabari kwa Baraka. Kandebe hano umutipe ni waje. Baraka harya wa mwana muri wa Baraka yitwa umwita Pinya. Pinya kwa Pinya. Kwa Pinya naho ngaho ese kuruse igisenge ntacyo. Hano ibisiga biratwara. Aya matongo urumva hano ni ku nkengero. Muraho. Ndi gufata inkuru. Tuce turacana. Hano zabaye amatongo. Hano ni haratuyendera. Kureba umukobwa wari uteye neza kwa Ivete se? Ivete ko yabuze. Hano akaba hatuye umukobwa uteye neza shaho. Umunyange witwa Ivete, akaba yaragiye muri Amerika. Hariya tunanaga na Boringo. Kare bakubise Boringo na amaraso. Abigeze bakundana n'amuferaga kwa Ivete rero akaba ari umwe mu bakobwa babayeho hano mu nkambi ya Kiziba, bateye neza shaho, bafite urukara rukeye. Abasore barapfuye baravuze ati mana yanjye ibi ni ibiki, ariko byageze igihe ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakabamwitsa Ivete. Hano sose yo kuri yaratera sogokuru wazanaga ibintu by'intuza by'ingamani, yagira ingingo yazaga yangwendagazi. No kwa sekuru wa Pinya cyangwa se sekuru wa Baraka, akaba na sekuru wa Ivete. Hano akaba yarabaga umusaza nta bikino, havuga ngo yigeze kuzana ingwe mu cyaro, ariko ni ibivugo. Kwa Makombe niyo yari kwa Makombe, si kwa Makombe ni hano inyuma. Kwa Makombe ni inyuma twataye, ahubwo dukomeze gutya. Dukomeze gutya. Iyi akaba ari part 1 turi kubafatira kuri Vision Mind TV. Tuzafata na part 2 kwa ko hano ni kwande kwa mukuru wa Dere hari yitwa Ndagije, mwita Nkunzimana. Oya mukuru we mukuru we mwita Ndagije wallahi. Sana rateze. Nkunzimana yagiye kurira mu ndege ari kwireba nka kuriya, baramubwiye ati kwa Stella Kivu Barte urira sobera mu Kiziba. Trump yaraye mujene itagaruka. Nkunzimana akaba yibereye muri Kivu Berte i Rubavu, niho asigaye akorera, yaragiye kujya muri Amerika. Mukuru rero ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahinyangirangire oya tuzakora part 2, ariko reka twebwe tuzamukane tuzakora part 2. Tuzakora part 2, reka dukubitane kwa Bashimwe no kwa Pablo. Hano se abandi bo ntibagera. N'amatongo ni amatongo, byabaye amatongo. Okay, cameraman, toilette turayizi yo kwa Pablo, nta muntu utayizi. Kwa Pablo rero ngwino hano nta kibazo, ngwino. Ahangaha rero uri kubona iyi ni toilette yo mu Nyange hirya kuri robine. Hariya akaba ari igifuriro. Noneho hano hazwi nko kwandi, ubundi hazwi nko kwa Pablo. Pablo byarangiye yagiye abahe. Pablo yagiye Canada man, ariko yagiye buri gwirengero. Pablo n'abashuti bereka ntabamuciye iryera. Hanyuma rero iyo uzamutseho gato, oya ngwino hano, ngwino. Nyiriwe turi kubasuhuza, nimwikirize. No mu Nyange ntabwo mujya mwishyiriza. Hano ni kwa
ariko akabudusi ubushize twarahaberetse kuri The Host, ariko hano Vision Mind TV tugenda bereka bimwe mu bice tutigeze tubereka cyane cyane bya Nyange. Nyange rero akaba ari quartier twatuyemo igihe kirekire, twe twabaye imyaka 10. Hangaha ni twarabaye n'amatongo kubera ko twe twabaye hari ambiance ya danger, ariko akamudusi hasigaye na salo yitwa Ururabo VIP Salon. Hanyuma rero abantu bavomeye kuri uyu mugezi. Se Jabri, hano niho wabaga umugezi? nta wabaga kuva kera. Ntabwo ari hano mana. Ahangaha Wabaga hano. naho ngaho nuko bawuhinduye tu. Gukirana hano byo udafite imbaraga byabaga ari ikibazo. Hanyuma rero aka kayira rero ugeze hano kwa Kamudusi, tuzamuka uri kwerekeza aho bita kwa Pablo cyangwa kwa Shime wa Matama, hafi gato no kwa Mishandamo. Hanyuma rero naho kuri geto ya kwa Kevo no kwa Isco, urugero nk'ahangaha ni kwa Isco. Dusuza Isco muri Caritas, tumusuza cyane, akaba ari inshuti yanjye magara. Noneho kwa Pablo naho kuko Pablo hahoraga intambara abaga fight ya buri gihe. Kwa Pablo kwabaga fight za daje za buri gihe. Hamiyaga higeze kuza abantu ngo bamaze amezi 6 baravuye Bukavu. Special Force yacogeje intambara, isasu rya daje. Pablo nta mikino ndagaze. Urabyibuka cyagiye Special Forces zizamwa nta mikino ngaho babaye igihugu cya gatatu bigira muri amaraso yaratsinye kahise, yahise abona igihugu cya gatatu ajya muri Pablo. Hano yigeze guteza intambara Special Force yibera Kigali n'amahelikopteri. Igipangu bagishwanyagurira bakigize neza. Igipangu n'abayizo urigi yaje mujege. Anga rero yere kwa Pedro Samuhani kabisa, kwa Mishandamo, kwa hano rero hano nagara hariya. Umereka numango uturutse hano bana mugeze. Uturutse ahangaha ukaza ngwino, ukaza mu ngo wanjye, ukaza ngwino nta cyose, ukaza hano akabuti cyanga, ukaza nuko afunze. Ukaza nuvuga ngo ahangaha ari kwa Shime wa Matama cyangwa kwa Veda. Akaba abantu nshimira cyane kubera ko twarabanye cyane. N'ejo bundi twari turi kumwe kabisa, ibintu bimeze fresh sana. Bari kwa Shime wa Matama unyipangu no kugeramo bigaragaze kwa Pedro Samuhani. Hanyuma rero ejo bundi bakaba bari hano mu Rwanda. Ndabashimira murumuna wanjye mukuru wanjye, barumuna wanjye. Ni ukuri pe ndabashimira, nta kintu mwanyimye, nta kintu rukiye muri kanani, nta kibazo. Nurango ndashimira by'umwihariko umuryango wa Mere, by'umwihariko uwo Matama bavuga, umuryango wa VS Kamana. Nurango barumuna wanjye bakuru banjye, ngeje bundi ntacyo nabashinja kubera ko muza mu Rwanda. Mwarampamagaye mwambwira ati ngwino twicare mu mukuru wacu tuganire. Twaraganiriye, agaciro mwamaye ngewe ndakubaka ko twabanye imyaka 6 muri iyi nzu. Mere nta kintu ataduhaye, akoze ibishoboka byose kugira ngo aduhereze agaciro. Ako gaciro rero kuri Vision Mind nanjye umuryango wanjye ndakawusubije. Muzare munkundira umuryango wo kwa Shime wa Matama kuko niwe cyamamare, ariko mukuru we bitavida akaba nawe ari umwe mu bayobozi bakomeye umushinga bita Mindlabs ku isi. Ubwo rero ni umuryango wahiriwe, tugomba no kubaha. Hano rero no kubakumbuza ivuko. Hano rero abana muvo, hano rero ni kwande Jabe, ni kwande hari kwa Mishandamo. Hano inzu habaga inzu nuko bayisenye, urumva hano ni ikibanza cyabo tu. Nano ni kwa Pedro, umuraperi kabisa ibira yose, ubwo atagikora umuziki nawe ariko umusaza cyane. Hirya yaho gato hano ni kwa Mishandamo. Urumva n'uricyo dukomeze tujye mu mbago za Nyange tunikomereze gutya. Dukubita hano kwa Saibara
ariko wasaye muri duhe ikiganiro ngo bita jijaji umva jijaji ni gutinya kamera ni ukwiruka kamera koko iyi nzu ya sima si niyandi kome kariho amarira yabaye gutya usubire inyuma sha mutahe turatashe okay tugeze mu Nyange rwagati aho turi kugenda kabisa wera demai Salama dada, meze neza? Kwini assalamu sika. Anga rero akaba turi muri eneo za Nyange. Salama, eneo za Nyange zimeze fresh sana. Anga rero akaba ari kwa the Mike ariko aracyari mu nkambi. Mike afite stool ruguru Suizi se. Afite stool. Asigaye akorera hano. Ese bakubitanye gutya. Dukubitanye gutya dukatiwa kara kayira. Tukaba turi kwerekana carte ya Nyange. Ayo turi kamera bakiruka. Gitare. Nukona kamera mukirukanwa. Hanyuma rero urabona iyi toilette irazo. Nanga abantu twafatanya mishaba hano. Mishaba yose. Hano urukuza hano mu gice cyo hepfo aho bakataho bari batuye cyangwa se bamuhire miraco nimango naha ngaha kabisa. Aka kayira karagenda kagakomeza kagera hara kuri toilette twaberetse cyase kuri ya dushe kwa Pablo kano kayira kandi kagakomeza kakageraho bita kwa Makesha. Hano rero ugeze hano ni nkaho uri kurangiza Nyange ko Nyange Nyange fatira background yose ya Nyamishaba ira Nyange nkuko muyibona ira ni background ya Nyamishaba ariko hano hari ikiraro ukomeza fresh sana kugira ngo ibintu bigende neza cyane kono Nyamishaba kabisa kano kayira gahita kagwa mu Sake ariko igice cya hano twaca hano tubaca kwa bita kwa Berena umuntu wagize iduka hambere hano mu nkambi ya Kiziba bamwita Berena twahaca tuduka tara mu Sake ukabona ahanga gufungira ku kirisi agandi Nyamishaba kabisa yose ukabona ko hano Nyamishaba no hano turi Nyange ariko karakayira gakomeza kakubita kakagira Nyamishaba bisesero ukabona yose ko bayamaze uri kubibona se iyo ni view aho bita kwa Kazimiri hano kwa Kazimiri hari igikingo cya danje hano hepfo rero nakiyomera amateka yawe yashyize bakina karate mwa duce hano Tugiye ku iduka rya mbere ryabaye mu nkambi iduka rya mbere rero ryabaye mu nkambi ya Kiziba muri Nyange akaba bita kwa Bernard ngo bahita kwa Ande Jabri inzira turi gucamo niyo kwa Berena mwana kwa Berena umeze bite se okay angabo ni hano uri mutuko kwabere kubona ko ari iduka rishaje byataye senya niryo muri mize dore mize rero mize ya mbere kwaberena ino iboro nubango iboro niyo yabayeho ya mbere niyo yabaye ya mbere mu Nyange rero boro mize ya mbere yabayeho mize yabayeho ya mbere mu byerekeranye n'amashopu cyangwa se n'amabotike nta yindi ni hano kwaberena iboro rero kumenya kwitabaho Bangu niyo boro kuva 96 itaravugururwa itarasenywa itanakorerwa ikintu cyitwa petroli urutambi niho bagisangaga urutambi wakubita ikintu bita Santoni niho bayisangaga Santoni batunga sikaya pomade nibyo tujye mu Sake za Santoni mwa abayita kwa Teta Dano ni kwa Teta rero ngemba ndi gukora content kwerekana mu rugo wanyu bana nubwo biba binarenze cyane ahubwo dore rero dore aho boro wakoreraga hano
boro wakoreraga urabona uburyo hasigaye harenze. Hano hari kwa Teta Diana, akaba ari imwe best of the best, umukobwa twagizeho imfura. Teta ni imfura kabisa. Asigaye ari kwa Big Dom, niyo asigaye acururiza hano akaba ari kwa Big Dom, niyo asigaye acururiza. Big Dom, Big Dom asigaye acururiza. Ya mukecuru, reka kwa Eric, umukinnyi w'Academy w'ibihe byose. Kwa Eric, hanyuma rero hano akaba ari kwa Eric akaba ari n'umuvandimwe wanjye hafi aho ngaho. Eric akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa kwa papa we, akaba aranga bari batuye, ibintu bigenda neza cyane. Ngurukire Musake, ngurukire Musake, kuvuga iki baze warwaye, witwa nde? Diana Grene, mu rugo ni he? Twaje kwa Makesha se? Kwa Makesha yambi abaita kwa Makesha kabisa, bari natwe turi kwifotora. Ranzi nitwa nde? Arsene, hano Munyange Muranzi. Okay, hano rero kwa Makesha rero abantu banywe kwa Makesha cyase ba Makesha nawe barizwa muri quartier ya kangahe? Si ya gatandatu. Hano mu Nyange rero, Nyange itangirira rero. Nyange itangirira. Okay, nta kibazo, ariko Nyange ntitangira kuri toilette yo kwa Makesha. Abana tubyariya, abana bemerewe kujya kuri YouTube, sibyo? Tubyariya. Hanyuma rero hano kwa Makesha nta muntu utazi, utarasomeye Gasisi, utarahicaye. Hanyuma rero abantu mukore subscribe, share, comment and likes, ibikorwa byacu bikundisha abandi. Hanyuma rero turacyabereka n'Umusake, reka tumanuke hano gato. Sibyo Jabu? Basigari na saro, basara barogosha nta kibazo. Iyi saro banani wa mujene sibakore. Yari aba David ariko ntagakire yabo. Bagiye muri Amerika rero. Bari New York, ndabaza New York ahantu bita muri hane. Okay, hanyuma rero iyi saro murayizi hano Musake ho gato. David ari muri Bravo. Hanyuma rero tukaba tubatembereza quartier ya Nyange, ariko tunagenda tubereka gake gake what is going on. So hanyuma rero anga akaba ari kwa kuri nkavuga cya kupita twangeneye, nta muntu utahazi, akaba ari Musake, ibintu bimeze poa. Ese niyo mpamvu bahise Musake man. Bazaga fupi mpamvu bahise Musake. Bazaga fupi mpamvu bahise Musake. Afu hano bahise Musake kweli. Ngunu itubwira. Nada dusobanurira. Amara amafaranga. Impamvu bahise Musake nawe ntabwo yezi. Impamvu Musake hano. Hano rero akaba ari Musake. Waje ukadusobanurira se impamvu bahise Musake. Sigisi yabaga iryoshye, Sake twaye tukitsimbamo. Hano Musake yabaga barriere hano wazana gatabira akagubwo. Afupire nayo shaka muri bigeza mu gatoki. Pasi ari hano rero akaba ari kwa Pasi, mushiki wangeneye rese nizo nanjye. Pasi bravo. Hanyuma rero hano dukomeza turahita tugwa ku Kiliziya kugira ngo ibintu tuhabereke. Kiliziya twashije twaje tugwa. Hano ibintu bimeze neza cyane. Ujya uhita wihamagazwa ukitsimba. Ukitsimbye. Rankubita umuhunda. Nangize n'undi. Bimeze bite sha? Kandi yose dushaka. Okay. Big Dom. Bikwaye. Umeze neza? Salama Big Dom.
uzagira hanyuma babimenyere. rero reka dukore introduction ahangaha. Okay, nkuko turi kubabwira ni quartier ya gatandatu turimo dufata n'ubundi introduction twahereye hano sanga dutambika tugenda tuvuye kuri mure, hanyuma rero twazengutse village zose, igisigaye n'iki ni ukubabwira ati mukore nuko turi kubabwira hano tukatugeza none aho twatangiye the world moves around. Unazunguruka tu ukajipata kwenye Ulianzia, ndio maana tunawaambia kama tugeze anga ku Kiliziya ari naho winjira ujya mu Nyange. Mu Nyange rero kari ahantu hafite amateka menshi cyane kubera ko urugero iyi ni primaire nako iyi ni maternelle, ikigo cya maternelle cyigisha abana bato b'incuke. Hanyuma rero hakurya none niho twari twibereye tubabwira ngo MCR Sanizo cameraman wanjye dukurikire ibikorwa byacu bikundisha abandi, duhereze comment, share, subscribe, hanyuma ibintu bigende fresh sana. Abantu mwese mwe mutuye mu Nyange mutabonye aho mwari mutuye tuzagenda dukora patso iyo ni patso ariko ko ama village agenda ari manini cyane. Hanyuma rero kandi tubabwire ngo kora subscribe, share, comment and like ibikorwa byacu bikundisha abandi. This was MCR Sanizo, the one and only from east to the west. I'm the best. Ciao.